ikigo cyatangiye mu by'ukuri 2016 gitangizwa wari minisitiri w'intebe, gitangira mu by'ukuri abantu twese, ndavuga twese kuko icyo gihe nari umuyobozi w'inama y'ubutegetsi, tutumva neza kubera ko byari ibintu bishyashya. N'abantu benshi barabaza ati icyo kigo kije gukora iki, wumva ari ibintu abantu batumva, ariko byasabye ko natwe dukora ubushakashatsi tukara ahandi byabaye bikora bite, ariko byatangiye bisaba akazi kenshi kubera ko urumva cyari ikigo gishyashya, ni ubwa mbere kibayeho mu Rwanda. Bisaba yuko tugira akazi kajyanye no gutegura amategeko, agishyiraho, gutegura inyandiko zitandukanye. Byatwaye umwanya ku buryo 2017 nibwo bavuga ko abantu bari batangiye gutangira kuzigama. Iterambere Fund ni ikigega cy'abantu bishize hamwe bita Collective Investment Scheme. Muri izo za Collective Investment Scheme hari zitandukanye, hari ibyo bita Mutual Funds, hari ibyo bita Unit Trusts. Rero Unit Trust niyo twari tugiye gukora. Imbogamizi ya mbere ni ukuvuga ngo se Unit Trust ni iki? Imbogamizi yari uko abantu batari bazi icyo ari cyo. Bakubazaga se ni koperative, ese ni ikimina, ese ni microfinance, ese ni banke, ese ni iki? Ubwo rero byasabaga kwigisha ko ari ikigega cy'abantu bishize hamwe bagafata ubwizigame bwabo, noneho ayo mafaranga agacungwa na banke yitwa custodian. Hanyuma ayo banke akaba ari abantu b'inzobere mu ishoramari bagomba gufata ayo mafaranga bakayashora ku isoko ry'imari n'imigabane kugira ngo bwabo bwizigame bwabo bubone inyungu. Rero rwari urugendo rutoroshye rwo kwigisha abantu kugira ngo bashobore kumva icyo ari cyo Unit Trust cyangwa ikigega cy'abantu bishize hamwe, kugira ngo amafaranga y'ubwizigame bwabo ashobore gushorwa ku isoko ry'imari n'imigabane, atanga inyungu ku bantu bashobora kuba babonye ubwizigame bwabo. Hari abantu bajya bibaza ngo ikigega ngo leta yashizemo amafaranga. Leta yashizeho ikigo cyitwa RNIT kugira ngo kishireho ikigega. Rero muri icyo kigega harimo zero, harimo ubusa. Tugenda tubwira abantu, ibigo, ibimina, amakoperative, abantu ku giti cyabo, abantu bafite abana kugira ngo batangire kuzigamira abana babo. Ubu byavuye kuri iyo zero muri icyo kigega, ku buryo aho kigeze rwose harashimishije kubera ko nari nkomoje gato kuri 2019 aribwo cyari gitangiye kuzamuka, ariko nabwo byari bikiri hasi kuko yarangiye dufite nka miliyari 3 gusa, n'abantu nabo bakiri bake cyane nk'ibihumbi nka 5 gutyo 6. Ariko haje kuzamo Covid, murabyibuka 2020 habaho ikintu cyaguma mu rugo. Abantu bari barizigamiye mu kigega basaba benshi basabye ko basubizwa ubwizigame bwabo kugira ngo bagire ibibazo bakemura kubera akazi kari kahagaze. Nyuma yaho rero abari barizigamiye kuko barayasabaga bakayabona mu buryo bworoshye n'inyungu. Nyuma ya Covid abantu bongeye gusubira mu kazi, twashyizemo imbaraga yego zo kwigisha abantu, ariko n'abari barazigamiye mbere batubereye mbese abambasaderi cyangwa se badukoreye akazi, kuko bahitaga basobanura bati muzi n'ibindi, twibwe Covid mu rugo ntacyo yadutwaye, kuko amafaranga barayasabaga bagahita bayabona. Icyo gihe rero nibwo hatangiye umurego. Noneho tumaze kubona koko abantu benshi babyumvise, tubonye n'uburyo leta yaduhaye budget, ariko bikutana nuko nabwo leta yari iduhaye amafaranga yo gukora system y'ikoranabuhanga. Twarabifatanije, dufatanya bya bindi byo kwigisha bisanzwe mu ma district, mu turere, ariko dukoresha n'ikoranabuhanga, ku buryo kuva muri 2021-2022 umurego wahise uzamuka, abantu benshi baritabira n'amafaranga arazamuka, ku buryo uyu munsi
navuga ko dufite abantu bakaba ibihumbi 90, tuvuga abantu ku giti cyabo, ariko tukagira n'abandi usanga bibumbiye mu bimina. Usanga nk'ikimina gifite abantu 20-30 gifitemo konti imwe. Iyo tubuze izo konti ni konti imwe ariko zifite abantu benshi. Usanga rero nk'ubu ngubu mu by'ukuri abantu twavuga ko bizigamira ubariyemo abamambure b'ibimina barasaga 360,000 n'amafaranga rwose ahari, kuko amafaranga ubundi bayashyiramo bakayakuramo. Urebye muri iyi myaka urebye ubwizigame bwakusanyijwe kugera muri miliyari 146, ariko kubera ko hari ayo bagenda bakuramo ubu harimo nka 90. Uruhare ngira ngo RNIT yagize ni runini mu byerekeye n'ishoramari, binyuze cyane cyane ku isoko ry'imari n'imigabane, kuko ni imwe muri za produit iterambere fund nayo yonyine bafite kugeza uyu munsi. Hariyo ni ikigega cyashyizweho na RNIT nk'ikigo kibishinzwe. RNIT ubwayo nyine yashyizeho icyo kigega, abaturage bashyiramo amafaranga mu buryo bwo gukusanyiriza hamwe ubushobozi. Ahangaha rero amafaranga bashyiramo yose ashorwa mu bikorwa biri ku isoko ry'imari n'imigabane. Icyo navuga rero bakoze gikomeye cyane ni icyo ngicyo cyo guhuza ubushobozi bw'abantu benshi icyarimwe, noneho ubwo bushobozi bwakusanywa bugashyirwa bugashorwa ku isoko ry'imari n'imigabane, ariho bagura impapuro mpeshamwenda cyangwa se n'imigabane isanzwe. Abaturage bashoyemo amafaranga yabo bakabyungukiramo, n'igihugu ariko muri rusange kikabyungukiramo, kubera yuko isoko ry'imari n'imigabane niko akamaro karyo, ni ugukusanya ubushobozi bushyizwe hamwe, hanyuma abantu bakabushorera icyarimwe mu bikorwa bibyara inyungu. Ubwo rero muri hamwe bashoye barungutse, bari bakeneye amafaranga yo gukoresha nabo, harimo impapuro mpeshamwenda za leta cyangwa se n'ibindi bigo byiyandikishije ku isoko ry'imari n'imigabane, bakabyungukiramo mu buryo bwo kubona amafaranga bakoresha y'igihe kirekire kandi ahendutse. Nitwa Joseline Muvuna. Uko namenye RNIT ikigega, ku busanzwe ahantu dukorera ndi umukozi wa leta. Abakozi ba RNIT baje kudusura ku kazi, baraza turitabira, baratwigisha, batwigisha ku bijyanye na RNIT. Numva ni ibintu byiza, numva ni ibintu buri muntu wese yakwifuza gukora ku bijyanye no kwizigamira kandi birimo inyungu. Uko niko namenye RNIT. RNIT icyatumye dushoramo, twabonye ko kugira ngo utere imbere hazamo n'umuco wo kuzigama. Mu mafaranga rero twakoreraga nk'inyungu, ngewe narayafataga nkayazigama, nkungukirwa igihe nzakenera kuyakoresha nkayakuramo, uko mbonye ndi nkongera ngashyiramo. Ibyo rero byatumye ngira aho mva naho ngera mu iterambere ry'umuryango wanjye. So we worked with RNIT almost like since 2018. Now this is my currently 9th year with RNIT, and we have like good relation, like family relation, something like that. So it's almost like that period we have like good experience with them. We're learning many things. We supply them like many material to RNIT, and now we are feeling it's not like a business. We have like a good relation, like as a family relation with them. This is very big opportunity because we are working since that period. So it is like very big opportunity for us. And achievement, we are saying like that kind of this period where we work with them, it is not like short term, it's something like good for us. Ikintu cya mbere nabonye RNIT kugisha no kuba determine muri izo savings zawe, kuko kubitsa kwabo biroroshye, ariko iyo ugiye kubikuza baguha igihe cyo kubitekerezaho. Ni ukuvuga ngo ukora demande ikamara iminsi ugatekereza. Iyo rero uri wa muntu utazi gusevinga, ugahita ufata ejo ukongera nanone ugahita ubikoresha, biragufasha cyane, kuko none icyo gihe bituma uvuga ngo ariko aya mafaranga njya kuyasevinga nari mfite icyo nashakaga kugeraho. Navuga ko nko mu myaka tumaze muri RNIT ku giti cyanjye, wenda reka mbaye nk'urugero, natangiye ishoramari nkoresha imodoka ntoya itarengeje miliyoni 5, ariko ubu company imaze gukura kubera gukorana na RNIT, igeze ku rwego rwo kugura imodoka zigera nko ku 10, kandi buri modoka igera nko kuri miliyoni 30. Urumva ko
gukorana n'ikigega umuco wo kuzigama urafasha kuko byadufashaga no gukorana n'ibigo by'imari. I want to give another message to the people and the RNIT. The people, they can invest in RNIT, they can work with them and they can get like good opportunity. And also RNIT, they are treating like good to the people. So both side it can growing. So people also get the good opportunity and also the RNIT, they can get the good achievement. So we say the people, you work with the RNIT, support them. And the staff also is a familiar person. So you support each other, and if you support to each other people, the RNIT also get his goal, and these things is going to build Rwanda well. Nageze muri RNIT ku itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri 2015. Icyo gihe ikigo cyari cyarahawe umuyobozi mu kwezi kwa 9 ku mwaka wari wabanje. Nageze hano rero ndi umukozi wa kabiri. Iki kigo cyahaye akazi uwari wambandirije yamaze amezi makeya abona akazi ahandi aragenda, ku buryo kugeza ubu ngubu ndarigiye mukozi wahageze mbere nanjye ndimo. Urugendo muri iyi myaka 10 ishize rwari urugendo mu ntangiriro rutari rworoshye, ariko hagati urugendo twagiye dukora akazi dushinzwe, hakorwa ubukangurambaga bunyuranye, twagiye dutangira kubona imbuto z'akazi katoroshye twakoze. Navuga ko urwo rugendo ni urugendo rw'imyaka 10, navuga ko heza imbuto, ariko cyane cyane biciye mu bukangurambaga buhozaho. Intambwe za mbere mu bukangurambaga ntabwo zari zoroshye nyine, ariko uyu munsi birashimishije kubona abantu bajyaga baza mu biro iwacu aho dukorera, akaza aje kubaza ati iki kintu numvise ibyacyo ni ibiki, ukamusobanurira hanyuma akagenda n'ubundi akivuga ati nzaba mbireba simbyumvise neza. Uyu munsi nyuma y'imyaka 10 birashimisha kubona wa muntu agarutse kuzigama, noneho atagarutse wenyine, agarutse azanye n'umuryango we, akaza ati jewe ibintu mwabimbwiye mbere sinabyumva, none maze kubona amateka yabyo, none nzanye uretse nanjye nzanye n'umugore wanjye, nzanye n'abana banjye kugira ngo batangire bige kuzigama bakiri batoya. Icyo ni ikintu ku giti cyanjye nk'umukozi kimara ku mutima. Nk'umukozi ikintu cya mbere nishimira ngiye mu buryo bwanjye ku giti cyanjye ni ubumenyi nungutse muri iyi sector ya finance. Mbere yuko nza gukora aha ngaha nakoraga muri Ministry of Finance, nibandaga cyane ku bintu bya public accounting, ariko aho ngereye muri iki kigo niyunguye ubumenyi bwinshi mu byerekeye imikorere cyane cyane y'isoko ry'imari n'imigabane, no kumenya uburyo amafaranga abyazwa ndi. Ariko nyine birumvikana ni nk'intego y'umukozi uwo ari we wese, nawe agira iterambere ku giti cye. Nishimira rero yuko iki kigo cyakoze ibishoboka hari uburyo bwo kwigisha abakozi, ariko no gufasha abakozi kugira iterambere ku giti cyabo. Ngira ngo ubutumwa nabagenera ni uko ibigega nk'ibi nk'iterambere fund bya RNIT ni ibintu by'ingirakamaro ku gihugu nawe ubwawe nk'umuntu. Kenshi hari ikintu nkunda kuvuga dukunda kwita ngo mauvaise langue, byakwiye no gucika muri vocabulaire cyangwa se mu rurimi rw'Abanyarwanda. Nk'uko agakinjiro katakibaho basigaye babyita ngo ni agakiriro. Ikintu cyitwa ngo uzigama ubusa bukimara. Iyo ni mauvaise langue. Ni ukuvuga ngo niba ufite 5,000 cyangwa 3 umva ko ntacyo bimaze, ushobora kugenda ukabinywera. Ariko ugiye muri RNIT bya 2,000 bavuga umuntu atangiriraho. Imagine nk'umunyarwanda ufite umwana ufite imyaka nk'ibiri, sibyo, agateganya gushyira 2,000 kuri konti, ni 2,000 minimum,
ibyo bibiri ukabibara buri munsi mu kwezi biba 60,000. Umwaka ugiye urangira ayo wazigamye yonyine ari 720. Inyungu yayo ubu ngubu roughly ni hafi nka 12% ku mwaka. Amafaranga wabaye 800 kuri wa mwana, bya 2,000 nta n'umuntu ubimenya. Muri iki 2,000 nta n'ubwo uzi ibyo bigore byari byo. Urumva neza, so nukuvuga ngo 800 usevinze imyaka 10 birangiye miliyari 10 na ko miliyoni 10. Uwo mwana ntabwo uzasaba no kumwishyurira university amaze gukura. N'ubu nabifashe ku myaka 10 gusa, nuko ufata 800 bibare kuri bibiri byawe bibikiye, kandi ko duspendinga muri iki gihe turabizi. Hari igihe twangiza amafaranga tutanabigambiriye, tutabifite muri conscience. Rero gusevinga ikintu cyitwa kuzigama no gushora, cyane kuzigama n'umuco, ntabwo ari ubushobozi, ni umuco ugomba kwimikwa. Kandi ikigega nk'iterambere fund kikira hano kugira ngo gifashe abanyarwanda babyifuza, cyane retail investors, babashoramari batoya badafite amafaranga menshi. Hari igihe umuntu avuga ngo nzategereza mbone miliyoni ntabwo uyibonera icyarimwe. Abanyarwanda babibona mu kwezi ntabwo ari benshi, ariko ubishyize kuri discipline, ni umuco, ni discipline no kwigomwa. Mu bijyanye n'ishoramari ari ku giti ari nka RNIT, twagiye duha amabanki yagiye abona amafaranga menshi akoresha, ari nayo afasha muri ekonomi y'igihugu. Kuvuga ngo hari za microfinance, tuha term deposit. Ayo mafaranga tubahaye, yego baraduha inyungu, ariko nabo bashobora guha inguzanyo ababagana. Icyo ni ikintu kimwe cya contribution kuri ekonomi y'igihugu. Amafaranga tubona tuyaha Banki Nkuru y'u Rwanda. Banki Nkuru y'u Rwanda muri ziriya maporomeshwa mwenda za bonds na T-bills. Gahunda za leta zo kubaka imihanda, zo gukora ibikorwa remezo bitandukanye, leta ishobora kubikora. Hanyuma ikindi ni ibigo. Hari ibigo ibyo bita za corporate bonds, ibigo biza ku isoko ry'imari n'imigabane kugira ngo bishake amafaranga bashobore gushora mu bigo byabo. Ubu hari zo za corporate bonds twagiye duha ibigo bitandukanye by'abigenga, akajya ku isoko ry'imari n'imigabane bakareba niba afite bikwiriye, akashaka amafaranga miliyari 5, miliyari zingahe. So muri aya mafaranga abanyamuryango cyangwa abantu bashize, abo twita unit holders mu iterambere funds, turayafata nayo tukayashora muri ibyo ngibyo, bikazana inyungu. Abashizemo amafaranga bakabona inyungu, abariyo barakora business bakabona inyungu, igihugu cyacu kigatera imbere. Igihugu cyacu kigira amahirwe kuba gifite, navuga, abaturage abari mu myaka yo hasi y'urubyiruko nibo benshi, kandi ni amaboko, ni nabo bayobozi b'iki gihugu mu myaka iri imbere. Niyo mpamvu ngiye nkomeza kuvuga icyo mbasaba rero, nyamuneka bana bacu, kuri mugerageze mwikuremo imyumvire yuko ngo nta myaka 100 ibyo ngira ngo byararangiye ntibikivugwa, ariko mwikuremo ibintu byo gutekereza ko nubona 2,000 uragenda ugura akantu. Oya, wabanza ukakazigama. Yewe simvuze ngo muyazigame yose, mujye muzigamaho make, kuko nsoza yenda ni mpamvu ugiye mbivuga. Hari buriya rega kuzigama n'Imana irabyemera, hari mubizi. Abana bato rwose mubimenye ko nimutazigama, njya mbwira abantu nimutazigama ntimuzajya mu ijuru, bakanseka kubera yuko ntibase no muri bibavuga ko hari igitekerezo cyo muri Bibiliya muzagisoma. Aho umuntu wari muri Egiputa witwa Yosefu yagira inama umwami waho, avuga ati rero kugira ngo mwiteganyirize imyaka 7 y'amapfa, muzasome mu gitabo cy'Itangiriro, nibura bajye bazigama ibyo bejeje, nibura 1/5. Urumva ni 20% y'ibyo bejeje babizigamire igihe kibi kiri imbere. None se twebwe kwigiye imbere tutazi ko hameze, uzatangiye, simvuze ngo bazigame 20% y'ibyo binjiza, ariko nabyo birashoboka. Nibahere nibura kuri dukeya bazigame, ariko cyane bibwira urubyiruko uyu muco kuzigama rwose tuwushyire muri gahunda yacu,
ndababwiza ukuri mu myaka iri imbere icyo gihe nzaba nkiriho muzaza kunsengerera ko nababwiye uburyo bwiza bwo kwiteganyiriza no kubaho neza mu minsi iri imbere.